ese nawe waba wifuza kubaho neza? Waba wifuza amahoro? Yego, igisubizo umuntu wese mu buzima bw'isi yifuza kubaho neza. Hanyuma mu guhitamo ukubaho neza, ntabwo amahitamo ugira ariko yose aba ari meza. Icyambere urabanza ukifuza kubaho neza, hanyuma muri kwa kubaho neza habamo amahitamo, kubera yuko ubuzima bwa muntu ni byinshi umuntu anyuramo byakabaye bimwereka ko agomba kubihitamo, ariko ibi kwigaragariza imbere y'amaso yawe byose siko biba ari byiza kugira ngo ubihitemo. Ni nk'uko umuntu ajya gucagura umugeni bagomba kubana, akagera imbere y'abakobwa benshi batandukanye, hanyuma agahitamo umwe. Hanyuma ndagira ngo nkwibutse ko iyo ubanyuze imbere bose, nubwo bagaragaza uburanga bwabo, amaso yawe akabureba, umutima wawe ugahitamo, ariko uhitamo ukubereye. Ntabwo uko baje imbere yawe bose ariko baba ari imfura. Ko mbona urwaye indwara urwaye urayizi, akakubwira ngo nyamara ukeneye amahoro, ariko ntawe ubasha kwivuza indwara ataramenya. Ubundi mbere yo gushaka ko ugira amahoro urabanza ukamenya ko ntayo ufite, kandi iyo usanze amahoro ntayo ufite ukwiriye kubanza kumenya icyatumye utagira ayo mahoro. Ese wari uzi ko wariye imbuto itaribwa? Wari uzi ko amahitamo yawe yabaye mabi kandi wari witeze ameza? Turabasuhuje bene data, nshuti z'umusaraba, abakunzi ba Kristo Yesu, mwebwe mudukurikirana muri ku migabane itandukanye y'umugabane wa Aziya, Oceania, Australia, Burayi ndetse n'ahandi wacu muri Afrika. Amahoro y'Uwiteka abane namwe. Ndabakunda cyane bakunzi banjye, munkurikira ku gicaniro cy'Ibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza, ubumwe bw'abanyarwanda n'abanyamahanga. Ni Pastor Theogene rero, nk'uko bisanzwe uyu munsi nzanywe no kugira ngo tuganire ku buzima bwa muntu buri munsi. Uyu munsi waba wifuza amahoro? Ese ni iki gitumye wifuza amahoro? Ubundi umuntu yakabaye yivuza indwara yamaze kumenya. Ni iki cyakumenyesheje ko nta mahoro ufite? Igihe kimwe umugabo witwa Adamu yari ari mu ngobyi ya Edeni, hanyuma amaze kuba ari muri yo, igihe kiragera Imana iza kumusura, isanga aho yamusize atari hari. Yumvise imirindi y'Imana ajya kwihisha. Ubundi Imana iramubaza ati urihe? Arasubiza ati ntabwo ndi aho wansize. Ati kubera iki? Ati ni wa mugore wampaye. Nivuga aya majambo urahita wumva icyo nshatse kuvuga. Uyu munsi ufite umubabaro, ufite agahinda, ariko kandi wifuza ubuzima. Ese icyakubujije ubuzima urakizi? Icyakubujije amahoro urakizi? Ntiwihutire gushaka amahoro utarabanza kumenya icyakubujije ayo mahoro. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko mbere yo gusoma ijambo, reka tubanze dusenge. Uri Imana nziza, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ku gicaniro cy'Ibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza, ubumwe bw'abanyarwanda n'abanyamahanga. Kubane natwe tugiye kugabura iri jambo ryawe, kandi ubane n'abadutega amatwi. Mu izina rya Kristo Yesu tubona igisubizo cy'ibibazo byabo, mu izina ryawe ryera, amen. Umutwe w'amagambo: inzoka yoshya Eva. Icyo bishatse kuvuga ahangaha uhite winjira ubyumve. Amahitamo y'umuntu ni uko Satana yatera. Inzoka yoshya Eva. Ni nk'uko nawe iyo ugiye guhitamo, navuze ngo ibyo umuntu ahisemo byose cyangwa iby'amaso ye areba byose ntabwo ariko ari byiza. Nakubaza ngo umubabaro ufite uzi icyawuteye? Wakwivuza indwara utarayimenya? Okay, kuyimenye, wamenya aho yaturutse, wamenya icyayinjije, akira amahoro. Ariko kandi kugira ngo aya mahoro uyabone, uyatunge, uba ukomeye, ukomejwe, udakomerekejwe n'ibyo wahisemo,
ni uko ubanza kumenya impamvu y'uko wabuze aya mahoro, ukamenya aho yaturutse, icyo yinjiriyemo kugira ngo agutere abuze umutima wawe amahwemo, ubundi ujye wakwivuza iyo ndwara. Ikibazo abantu tugira, akenshi tubwirwa indwara ariko ntitubwirwa aho yaturutse. Akenshi tubwirwa indwara cyangwa twivuza indwara ariko ntabwo tuzitira inkomoko y'indwara. Ubwo turavuga indwara ituruka ku cyaha. Reka dusome dore ku murongo waho wa mbere. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza umugore ati, ni ukuri koko Imana yavuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Inzoka izana uburiganya bw'ubwenge bwo kubasha guceshura ubwenge cyangwa se kugosora ubwenge bw'umugore. Mu buzima iyo ibintu bikunyura imbere, Satani yinjirira mu bitekerezo byawe abitungaho urutoki bya bindi ugiye guhitamo kugira ngo abanze akugosore. Ntabwo ari uko Satani yari abiyobewe, urumva ko yaramubajije ati, koko mwarabwiwe? Ese wowe ayo majwi ntabijya wumva? Wajya gukora ikintu koko ikazamo? Wajya guhitamo ikikubereye akakwereka ko hari ikindi wahitamo? Urugero, wajya guhitamo umugeni muzabana mukabana mu mahoro, akakwereka ko amahoro adafite amafaranga ntacyo amaze. Amen. Reka dukomeze. Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti zo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Mu mahitamo yawe, mu by'amaso arebye, hari inzu udakwiriye kwegereza umutima, hari inzu udakwiriye guhitamo. Nakubwiye nagira ngo, ese wari uzi ko urwaye? Ese uburwayi urwaye uzi inkomoko yawo? Akenshi ni uko turya imbuto tutakabaye turya. Akenshi twahisemo ibyo tutakabaye duhitamo. Niba Bibiliya ikubwira ngo inzoka yoheje Eva, ntuze kuvuga ngo ni ibintu koko ngo nanjye ngo nta nzoka yigeze inyoshya, ngo ahari mbwe ko ari Satani wanyoheje. Nuba ngo inzoka yagendereye ibitekerezo bya Eva, ni nk'uko nawe ikugenderera. Ibyiza wakabaye uhitamo ntuba ari inzu uhitamo, ahubwo ugahitamo ibidakwiriye gukorwaho no kwegera. Imana idutabare cyane. Haleluya. Icyari kigendereye, cyari kizanye Satani, kwari ukugira ngo yice ubugingo bwa Eva ndetse yototera ubwa Adamu, kuko Adamu niwe ukuri kose no gukiranuka byari bishingiyeho mu byaremwe byose, kuko yari we mutegetsi. Nawe kandi umenye ko umutegetsi w'ingingo zose zikuriho ari ubwonko bwawe. Ibitekerezo byawe ni wo mutegetsi. Satani abigenderera buri munsi kugira ngo uhitemo ibitagukwiye. Haleluya. Ese wari uzi ko urwaye? Niba uzi ko urwaye, uburwayi urwaye bwaturutse mu guhitamo nabi, bwaturutse mu kumva ko iby'amaso yawe arebye byose bikwiriye guhabwa agaciro. Ariko muvandimwe, nakuzaniye ijambo rikubwira ngo
niba umenye neza cyane ko urwaye, niba umenye neza cyane ko urwaye, ihutire kwivuza. Numara kwivuza unihutire kumenya inkomoko ya bwa burwayi. Ese wari uzi ko wariye imbuto zitaribwa? Imbuto zose zeze mu ishyamba ntabwo ariko ziribwa. Iyo ugiye mu ishyamba ugasanga imbuto zeze zose ntibisobanuye ko ziribwa, ntibisobanuye kuzirya. Iyo ufashe ibibazo ufite, tuvuge ngo fate imibabaro ufite ugishyire ku munzani, uyigereranye n'imibereho ufite. Hari imibereho, hari n'imibabaro. Iyo tuvuze imibereho ni bya bindi tuba dutunze, iyo tuvuze imibabaro ni uburyo tubayeho nabi muri bya bindi dutunze. Hanyuma ufatiye imibabaro urebe inkomoko yayo. Nusanga inkomoko aho yinjiriye, inzira yarabonetse mu byo utunze, ugereranye uvuge ngo se nkwiriye kuguma uko nduku, nkaguma n'ibyo ntuze, bigakomeza bikanzanira umubabaro, cyangwa hari uwazaniye umubabaro n'akazi, hari uwazaniye umubabaro n'umudamu yashatse cyangwa n'umugabo yashatse, hari uwazaniye umubabaro cyangwa se tuvuga ngo bariya ni inzira z'uwo mubabaro ufite. Hanyuma ntabwo umudamu cyangwa umugabo uri bumuveho cyangwa uri bumusezerere, ahubwo nusanga aba bantu cyangwa ibi bintu ariho uyu mubabaro uturuka, urahita utangira wicare wiga uburyo bwo kwivura iyi ndwara. Uvuge ngo jyewe nta ruhare nabigizemo. Ni ukuvuga ngo nusanga umudamu ari we winjije umubabaro cyangwa umugabo ari we winjije umubabaro, uzareba uburyo mwahuye, uzareba uburyo mwabanye, uvuga ati kuko byarangiye, ese njye ntabwo mbifitemo uruhare, niki nakora kugira ngo uyu mubabaro uveho? Niki nakora divorce kugira ngo zihagarare muri iki gihugu cy'u Rwanda? Niki nakora kugira ngo amarira mfite muri uru rugo nyahore? Ese nagize ukwihagarara bituma numvikana n'uwo twashaka, nigize igitangaza bituma uwo mbana nawe atagikunda, biradushwanisha. Birakwiriye ko ngomba kwihagararaho tugashwana, cyangwa birakwiriye ko ngomba gushaka umuti w'iki kibazo tukabana? Ibyo bintu numara kubishyira ku munzani, urebe igifite agaciro,
ubundi uba aricyo uhereza umwanya. Waba ukijijwe waba udakijijwe, iri jambo ni iryawe, kuko nta muntu wanze kubaho neza, ariko uburyo dutegura mu kubaho neza kwacu biratandukanye. Harimo umuntu witamwo akaba ngo mpemuke ndamuke, ariko ukabona ahagana n'ubundi ni umukubaho neza kuko arashaka kuramuka, ariko inzira agiye kunyuramo ni inzira imugayisha. Araramuka ariko aragawe. Hanyuma turimo turashaka umuti w'ubu burwayi urwaye ufite. Wicara ubangi icyabiteye, nasanze imbuto zeze mu ishyamba, mpfa gusoroma n'izo ntagombaga gusoroma. Ariko utaza kuvuga ngo urubuto wasoromye utagombaga gusoroma ni umudamu cyangwa ni umugabo, yego nabyo bibaho, ariko wowe wirebe nusanga hari imyitwarire uba ngo iyi myitwarire nayisoromye ntagombaga kuyisoroma, ubundi uyihunge. Amen. Uraba urimo urubaka umunyarwanda muzima, kandi urugo ruzima, kandi niba ukijijwe itorero rizima, ikindi kandi igihugu kizima. Ariko gushaka gukemura ikibazo cyangwa kwivura uburwayi ugize urugendo ukwepa, ntabwo bikemura ikibazo ufite, ahubwo biragitera. Reba aho wanduriye, reba amahitamo wagize utakabaye ugira, ubundi ubanze uyegezeyo, ubanze muri make ikibazo banza ukinjire mu muzi.